gaskiye zikasubije yego gwesha ndakurya inamba nabince karita ubwo mite nkubwira umena kanimero ubundi nkwereke mana mfasha subize wewe oh mana we Yesu Kristo kwigare rigendera mu ijoro kuko ubu kuko nkangirwa aya mahirwe nyakura he reka nze murapire mubwire ikinyarwanda mubwire icyongereza nujya Uganda tujyeyo nujya Kenya manuke nujya muri Amerika ho noneho warandamira nk'uri kwicara mu gasambi ahandi mu ntuza paka ubuzima yereka nze mite nkwereka nta bintu byinshi ndaguhinze kakubayeho ibazira Rwanda runyemeye we naruhata ubunyunyusi icyo bita gusesera Simani bro ko uri kwisika bimeze gute hako se waze burya nivugishaga ibi bintu uhari uri mu nzu uziko numvaga wagiye nawe reka nari imari wagwe Simani ni ibicyo gusetsa none urumva nukuzagendera mu bijana mani bwira sibonya kazi uya nyine n'utuntu hari yamba ndi kwivumbura hano kuri gafone kanjye mu kigande bagambye ngo ni simu n'abanangi banete ubundi tuganire sibyo ubwo nawe sanye bya ibigambo bya reka nshyira hasi telefone ubanze umbwire ariko reka mbanze nkuko mani cyase tubanze tuganire bro sibyo ni by'ingenzi kandi sibundi wowe unyoroheye ngaba mbwira ndakumva Simani reba imyaka ufite nge iyo uvuze ngo rero iyo myaka mita nikanga reba nk'ubu kuntu utumye ji yanjye imeneka nta n'umukobwa urabona mani ngo umunzane hano mu rugo ukoze hasi unyibutse zimere hano hari ikibebe hano turi kwatakana ndatakira iburyo akatakira ibumoso ariko ndashaka kumutangatanga ahantu hose yajya ibumoso akansanga yajya iburyo akansanga ku buryo azakebuka izamura atsinze ibiteguye umva sisi n'ibicamo konzi kukunda nyashi se afite nyashi umva si n'ibicamo konzi kukunda nyashi afite nyashi ukuntu nigeze kumubona yigeze kuncaho ku muhanda urumva hanyuma noneho ndamureba nitegereje isura ye nyine nabuze icyo mubwira nk'umuntu nyine urumva umuntu muhe bwa mbere nta kintu wamubwira ariko ndavuga ati sha urige nge hari igihe nzagufatisha nirongera kukubona aragenda sinzi rero mukanye ukuntu ngiye kuri ntuza kuri nyine kuri Facebook mbonye ahubwo yanyandikiye ndibaza ni se Facebook yanjye yibonye se yaragabwa nzingiye ntamuzi manu sikushwanyutse ngagira uratobotse none nawe nako wowe ibaze nawe ibaze kwimagine uri gutwara imodoka byarakunaniye none ukaza kwisanga none uri kuyitwara urumva ibyo bintu kuntu babishimishije amahirwe masa namba noneho urimo kuri ubugodi bwo ahubwo nyine yarampaye akanimero ngo muvugishe urumva nawe urumvangira bigase nkawe none ujye kumva nyine nari ngiye guhita muhamagara nkamuvugisha urumva noneho nkareba yuko nyine najyayo tukagira n'iki kada ubugiye ya mafaranga nabwo ngo urameze ngiye kwisukisha ubugiye kuyamuhereza ako sister reka mbanze mubwire ufite umugabo sibyo genza ngo amafaranga ufite umugabo nisi niba cyarabagisinzi kucyo ubundi ibiriya bigabo bizana hano mu rugo ariko iyi nzu zikari y'ababyeyi gusa ko iyi nzu ujye umenya ko ari y'ababyeyi nawe zikari y'ababyeyi none se kucyo wazanye kiriya kigabo none deja iyo unazana n'umuntu muzima uko ikintu cyasinze ntabwo bwakwirata muri inzoga mani bro urabizi y'abantu bari guteretana yanyishe muri rose namenya ko ari igisinzi noneho rero ngereka nkubwire ukuntu nkora ngewe mwene karango ka rwamajonge rwabukokero rwabukwisi yamaye nka data azaza nzanaho iby'imbwa yarembye nzahita mubwira ati jya gukata icyondo hariya we muginga ntumubone ngo nuko kingana gutya ngo kingana gutya do ni gatoya ariko do ni nka ferabeto
ko mama na papa badusiganye ngo ujye unyitaho none amaherezo yawe urabona ari ayahe ubuze n'ibiriya bintu ntabwo biba ari byiza hafi ubundi kuko nabonye hasigayemo akaji gake hari wanyweho nanyweye niya mpamvu na hano wari ugiye ntabwo byari bisanzwe utunwa wadutotobetse watugize ntuza kanigendera ahubwo mani ngureke mbe nigire mu cyumba mu kanya nka 11:00 mfite gahunda none se uriya ntabwo akunyuze mani turabivuga nawe n'igisice ugira imana n'ikiza cyitsindira ubwo noneho n'uyu mwana nahita nkurangiza none cyangwa n'abandi reka nabigishirize umwana arampa nimero nawe ugashaka kunzanaho ibintu umvangira kwenda wewe tagaskirasha yuhu Yes, baby. Vitesse. Yeah. Mezutes. Makuru. Nyine tu niwe n'ubundi ni. Ako hagati reka nkubaze. Nawe ugiye kuri FB yawe. Mbonaho izina ngo ni wa mukapa. Ariya niyo mazina yawe y'ikure cyangwa witwa yandi mazina? Ariko nawe ayo nta mazina nyine nitwa kuri Facebook, yes, kuri TikTok, Instagram, YouTube. Nyine tu nubundi ni wa mukapa. Wa mukapa nk'ibisanzwe. Erega izina ryanjye rigomba kuba ritandukanye n'ayandi. Nose hari undi muntu wabonye witwa wa mukapa se? Usibye njyewe na wa muniga nyine twenda kwitiranwa nyine. Ariko nawe habuze gato nuko yanshishe ako kantu. Naho ubundi wa mukapo naraje today na wa muniga aravuka. Uri heze? Nese baby wateye musukaza kundeba mu rugo. Shandi nanjye nyine fo twiganirire to. Nari bikabisa. Sister nawe ari ngo sinzanagiye ndi mu rugo ngenyine. Okay. Ndabona nahageze waza kundeba. Nze nkurebe. Yes, okay, narebe ndumva ari na hafi reka nze mite nkugeraho. Okay. Nta nubwo nirirwa njya no kwambara. Gira wanguke rero ndabona amageze. Sawa. Mbari nagukubi shanda reka niki ngisike Baby Vitesse. Makuru. Meze Vitesse. Sawa. Azo wewe vipi za uone? Sawa. Tugende mu makuru neza. Wow, mo pepe karibu. Mu rugo nahanga. Wahabonye? Wana kabisa. Yes, mo bebe nyine mu rugo naha sibyo. N'ikindi gihe nuzajyuze. Nuzajya umenya yuko ugomba kuza wisanga nta kibazo. Wana nanga. Sasa rero ngaho mbwira. Ubushize rero wigeze kuncaho. Ndavuga se. Mama sister ko ndeba ntazi nawamenya buriya. Yakwibwira iki? Mbere yuko mubwira rero banza mu mazi pe. Amazi arahari reka nze mpuzanire. Amazi arahari. Za hantu mvuye. Ni kure niwe nzenguruka. Amazi arahari ntukagire ikibazo.
ariko amazi nsanze yashizemo akonje mbonyemo akaji hari ikibazo ko okay nuko byifashe bitese sawa ese ntabwo uri kugeza umbwira no mu kwaje ubwo ni Rwamagana yego Nyeri Gishari urahazi Gishari njya mumva ariko ahantu nkunze gutembera n'izabuswa Irene gusa ujye ukunda kuhatemberera rimwe na rimwe kubera ko mafite y'abantu banje nyine rimwe na rimwe hari igihe njyayo ababyeyi se bari ubatumye he shasi nyine ababyeyi umuntu navuga ngo ni nk'umubyeyi wanjye nyine sibye kari sisteri n'abandi bo nyine nawe urabyumva nyine ahantu bagiye sorry ihangana aho batari nzakubera yego se ariko niki ndabona ukeye uri n'ikibogaye hano hantu haranashyushye ariko wowe uri kubyumva ntabyumva mbese wakuyemo akakanuza nta kibazo ako uhagaze isoni wa mukobwa we noneho mpamagare sister aza gusuhuza hari ikibazo ntacyo bitwaye ukamubwira sister kareme bro nyine vayo hano rero nyine niki nyine tebuka ariko ntukiraze Nyanza nawe naje bro bimeze utese ntari bikabisa sava namwe murabikora nkumva nanjye uyu mudadazi nyine uyu nguyu nyine uyu n'umwana nyine ndi kubaza amakuru muri iyi minsi urumva si wowe uhora umbaza ngo niki uyu nguyu ndumva azabikemura zabikemura nana ntacyo atwaye ni umwana mwiza rero zaninja z'i Kigali nyine oya uyu nguyu we ni Rwamagana kandi urumva Rwamagana ntabwo ari i Kigali numva ari akana k'icyaro wamubonye sister wanjye ntabwo ni mwiza urabona tudasa mva abantu b'i Kigali mu mutwe ubwo nanjye ndi icyuki koko sister ntukiyemereye ntabwo uri icyuki ariko sister nibura nawe wagira inyogeza sibyo abasista n'ababrasa n'uwabyivangamo ibyana nyine bafite aho mubwira nege kugira ngo umwakire na wamwakeye umeze neza ariko turi aho wose nanjye ndawe izuba riratwishe ababyeyi bawe se uyu mwana siko yenda kunamo wanishe geto nyine busohotse gatoya mbanze ngo ariko utuntu nikorera mva bro mani kambe ngiye hari umuntu ugiye kureba hano ku kabotike wihuse nagusanga hano naribe oya ndamwohereje hari utuntu nyine agiye ku kabotike kurebayo nutindeyo nyine ni bimeze bitari ko nshaka kutugira reka uriya ndumva biba byanagize ibiki oya ikindi gihe ariko si ibyo bintu ngira ntabwo ngirira mbikunda abasore b'i Kigali barabambwiye niba dukundana niba dukundana urumva ugomba no gukemura ibibazo byose by'abantu bakundana mbese sheri nimva n'ukwezi kwari kwagira ngo tugire we iyo urindire rero iby'ukwezi urumva ubundi inyoni urabona iyo amasaka yari kwera wowe ujya kuyarya uvuga ngo urengaho umusururu inyoni bayakuyemo ayayukare ubwo nanjye mba ngira ngo ibyanjye mbirangize kare urumva batarabijogorotse ikindi gihe nzasange amano barayamazeho oya nta umuganda gusezerana byari ikindi gihe nyine ni ingaruka kugusura nturakare urampowesha none ngaho basi n'ikibizo hano kibizo nawe hano gari gutera harimo haradunda mumva hano harimo kantuza ariko muri hota nananiwe